Mbonye pisine nkwirwamo ariko ndimo natitira mu nyihanganiye ubuzima buraryoshye ndagaswingiye. Umugabo yitwa Kagarara ndakeka mumureba ku screen yanyu. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Kigali's got a groove that you won't believe. The city's got a rhythm, a magic all its own. From the hills to the valleys, it's a place to call home. Kigali stars shine bright in the heart of the night, where the magic comes alive in every single life. From the crowded streets to the silver screens, Kigali's got a groove that you won't believe. The city's got a rhythm, a magic all its own. From the hills to the valleys, it's a place to call home. The city's got a rhythm, a magic all its own. From the hills to the valleys, it's a place to call home. Kigali stars shine bright in the heart of the night, where the magic comes alive in every single life. From the crowded streets to the silver screens, Kigali's got a groove that you won't believe. The city's got a rhythm, a magic all its own. From the hills to the valleys, it's a place to call home. Nabibonye se no kuvuga ngo nyuma yuko tumaze kujya muri Kigali byarahindutse byabaye fresh kuvuga ngo uko nabivuze mu minsi kiruhuko kasigahari ariko turasohoka nk'abandi tukajya kurya life hanze pembeni ya gahunda. Ndabona shiro ari kugutera utuzi ngo nyashi na nyashi nyashi na nyashi nyashi nyashi. My baby, my sweetheart. Yeah man. None se ubu se harimo abantu bari buze kuza kuvuga ati Kagarara ageze i Kigali amaze kubaka izina, akimara kubaka izina atangiye kujya mu bakobwa, atangiye kujya ese urababwira icyo abo bari buze gutera izo comment zimeze uko? Kuba ngo comment zo ntago zibura ariko twebwe buriya ntugacibwe intege n'abantu amagambo bavuga. Uri ibintu bye mu gihe cyawe urumva. Yego. Niba ubona ubundi gushyira ku ijanisha kuri percentage bakavuga ati niba 70% bakunze ibintu byanjye 30% batabikunze komeza naba 70% abandi bakatira ubati nyuma mu bishanga pembeni ukomeze yowe kabisa. Nta mikino mani ni Kagarara number 1. Kagarara number 1 it's your boy man. None se wadukubisa karapu gato ya gake akapera duha gapera 20th century niyo ndimo iri kinitumu yabaye republika mwamburaga inkanta buzabe minijiple my home sirike mbi sinasabye kumenyekana nabonye bishe gucyo ndazikana ifromo ya men n'ubwindi bakonye kijimye ntuzanshirwa pirato kuko mwamanje cyandikira mu boko ye ibiti kabiri intumwe yakanurima tiriki yakahinda mwuje mutamutima wanje mutegarugore wibarutse umusare barataki amarira meje ku maso nibwo ko ntayo nakira mitamfunga kimuronda ruca marumira Buda Piroita izi mbaraga tubabwire hip hop ninjye marakahinda of the school nemuvuno camvugero bandero babaje I don't care for that nzi ko plage zurwa no for that I'm okay
Fucking the talk really go. Wanna go now to the party, my fan is my cake. Fuck yesterday. Hands on my people. How many of my fans say yes? Put on the sign in my first grab on. So you catch out the man and it's your boy, man. Yeah, man. Yeah, Gahunda. Ma. Ni kugikumwe. Yeah, man. Gahunda? Ewa. Gahunda ni? Kugipfunsi. Nukuvango nukakibaje. No. Nukuvuga gahunda ni yayindi. Ni kugipfunsi. Mutazigira mugo ni gutya. Asa ko nazi kugifunga neza we. Ni gutya. Ni gutya. Ni kugipfunsi. We na baby wawe ni kugipfunsi. I'm with my baby. See my sweetheart. Yeah. Ese kutajya mu mazi na Mabwara ryoshye we. Kagara ugeze i Kigali ubuzima burakugo. No basigaye ako buni bawo kunibana. Cyane no kumamuyibona. Muri comment igenda bimbiriho neza. Ku buzima ubundi babaza ati mwariye. Akani gukorogara ni karibu. Nibaze kukuroga kuko wabonye nyashi yawe. Kantu kishari bwose mugakire ku ruhande. Se Kagara uyu mukobwa ungana uko koko wamukuye. Wamukuye. Giye kumbaza ngo namukuye. Mubwira ko nawo ndi yasanga. Arakuncubirije cyane. Avuze? Nakubwiye. Nawo ndi wasangayo nkanje niyo yamukuye. Na wundi muntu yasangayo. Hehe ubwo. Aho yangu. Ninge nyine uhari ninge. Numwe? Numwe. Numwe ku mubumbe? Ni unique. Nese sister. Ubu Kagara yagufatishije iki koko? Byose umutima keya. Uretse wowe sibyo? Uretse kugenda kwijijisha ukavuga ibiki n'ibiki byose. Reba umusore nkanjye. Reba uburyo mpagaze. Reba noneho si the chest man. Urumva kuri babandi. Umusore umeze nkanjye urumva umeze fresh ufunze cyo bita ufunzemo beaucoup derrière. Beaucoup? Kuba ufunzemo beaucoup derrière. Igifaransa abunutse. Igifaransa sigenye kuba ufunzemo beaucoup derrière. Ako byo Njye nibaze ndimi mvuga nkavuga se umuntu mu Rwanda ari umuntu uvuga indimi nk'izanjye. None se uzi indimi zingahe Kagara? Jewe se. Zamashi. Mwari garere. Eshwa madera. Mbonzi ngomba yo nama shimvuze. Kiswahili. Cyongereza. Tongea Kiswahili. Uwo ni nani mwiko pamoja? Ako rero nawe nta nugubiza. Navuze ngo urambashije ngo Giswahili navuga ngo ya. Ya ni Giswahili nsubije. Ni Cyongereza. Ari gutungira ngo kozi kosa. Bivuga ngo ubyicu bishaka. Nuko. Okay. Nese ya mwoge turebe. Ari kumwe n'umwana ku mazi. Ndakumenya kuri Kagara. Ari kumwe n'umwana. Yafuye mwana. Oya mbonyoko. Undi gutikira. Banza widumbure Mariko. Uri kumwe n'umwana ku mazi. Nge se ntago ndi uwawe. Noneho ko mbona muri noneho Ntago ndi uwawe. Kumara mushaka kuntwara mwese bimeze bite? Unajya kwane ndeke he? Noneho ndi kubona. Umukorera kugira ngo umutware. Ukamutera amazi mu maso. Oya. Agende. Wagenda Kagara nagwa sinjya gusabye urukundo mbere na mbere. Amafaranga aratubono bananyica. Kumara bose ari ku Rwanda ndafatanye. Kagara afite n'utwoya. Afashe mana. Nikukwira nabi. None mwa Abanyarwanda mwe none sinzi n'ibintu biki. Yegerere hano. Aya. Ndebe. Oya, hagira amufashe. Aya. Ndebe. Wale umugabo njyewe. Nifitiye ubwoba. Ufite ubwoba? Nifitiye ubwoba. Wadugira amahitamo. Ari kutitira ko shamana. Ngo mujye mu atangufashe. Ndashyushye njyewe. Ubwo bamuyeho. Nubyumva. Kuvuga ngo none Ndashyushye njyewe. bino birakaza aho mujye mu ndebe. Nanashushe ndakerere ngenda kosha. Mu ndebe none mwabakunda ukunda bigenza. Kagara yize. Ntabwo gushyiramo. Ngwino ntabwo
uriya mbebe imana uriya mbebe ntabwo azi oya ntabwo namuhagarika ntabwo uri kugira hasi mwa nuko hasi wahageze yahageze Kagara noneho ugeze aho mu ngano noneho nabera mbonye pisine nkwirwamo uzanira isabune Kagara aramwoza kuko koga muri pisine byamunaniye birasaba ibasi ugeze Kagara bazanye noneho ngeze muri pisine nkwirwamo uragenda reba nyine uragenda ugira gutya fate gutya ugira gutya amaboko fate gutya mufate gutya ni hasi ugasasa oya gira gutya amaguru gira gutya amaguru gutya sore gutya ugira nyine amaguru gutya aho se ubundi ukuntu yakagize amaguru kari kameza arabigira ukuntu yakagize amaguru Kagara ibintu nize ni imibare niyo nzi gufata ubwo byo ntabwo mbizi Kagara urabwira iki babana wasize mu cyaro arababwira ko tugiye gukora ubukwe tubufite ejo kuwa mbere ngwino mo hano nawe Kagara zamuka ubukwe ejo kuwa mbere kuwa mbere njye nirongore ahantu harimo n'ubugome Kagara babyita kunywa nye ngaho mujye mundebera Kagara yagize ati ariko arambwiye ngo burya nugera kuri pisine uzanywa injerekani nanone urimo urayinywa noneho umaze kunywa amajerekani abiri si ubwo yajyaye nawe ubwawe utangana n'ijerekani ntange simbizi wamfashe uranze kumfata reka nyivanemo ubwo wibeshye ufate iyo shusho mbambonere iyo baga nkwemeze njyewe mba mfite idage niyishiye aho ngaho ugiye kwidumburamo ugiye gukubita iki nyuma se badman erekana umugongo ariko banza uberekane umugongo take picture yego gusubira muri siporo mwa umugongo take picture akiratitira umugongo wagiye noneho rutambara ku erekana umugongo urawubona so out ohe ereka abanyarwanda ukuboko ibaba ku gatuza ko mbona guys bakunze ba Kigali News Channel reka tunanyura tubashimira ndetse tunakomeza kubaha ikaze uburyo mukomeje kutwitaho no kutwereka urukundo natwe turabyishimira ndagira ngo rero nongere mbasabe mukore subscribe share like comment kubera ko mutazi icyo mbahishiye ariko n'ubundi sibanga ngiye kukibabwira uyu munsi mbafitiye umugabo wahuye n'umugore kandi we bani byo gucana inyuma uwo mugabo yitwa Kagara ndakeka mumureba ku screen yanyu akaba ari kumwe n'umugore we witwa Joanna yibwira abantu kwanza mbanje kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza nanjye aho muri murimo murabona ko byagenze neza sibyo ndi kumwe na shefu njyewe nitwa Joanna ntabwo watubeshye nitwa Joanna ukeneye kumbona wansanga kuri Gwa Neza TV barabizi neza ko n'ubundi Kagara asanzwe ari shefu mbona ukuvuga ngo noneho amagambo yabaye make nsigaye ngaragaza ibikorwa gusa ni mubibona se reba nk'abajamani Kigali bahari urumva Kagara wabwira iki nako reka mbanze kwanza ngo ikaze nubwo nashyuhagujwe mfite umunwa mwinshi Kagara ikaze kuri Kigali News Channel urakoze cyane gucyuha kuko ntabwo bakora gucyuha kubera ko n'ubundi ibiri ko biranga n'ibitangaza gusa mbona
ariko baragusubiza ngo ikaze turayakira yego niba umuhungu wanyu Kagarara I'm back again noneho tugarutse mu yindi sura nshya ariko ndimo natitira mu yihanganiye ubuzima buraryoshye ndagaswingiye kuko ibi bintu ntabwo wari ubimenyereye. Kagarara aramushyanye ni ibintu by'abazungu Kagarara mvugira uti harancyanye vuga uti Kagarara harancyanye mvugira uti Kagarara harancyanye harahiye kamvuge harahiye Mbese Kagara mbere yuko wageze i Kigali ukigera i Kigali bwa mbere bagukubise ngo harya ni bureba ni iki? ni mayonnaise yari yararuka ejo bundi yarabitubwiye Mwana biragoro nyine sinzi tu Nanone bagushyize mu mazi uratitira. none bagushyize mu mazi uratitira Kagara Kagara bagushyize baguhaye bureba ukaruka bakaba bagushyize mu mazi ugatitira ubu ngubu ufite icyizere cy'uko ibindi bintu batari bukwereke bitari bukwice nk'ibihe ubu ngubu wagize undi muntu bakujyanye mu mazi uratitiye ubu bakujyanye muri sauna ntabwo wagwayo ni ukuvuga ngo erega ni ukuvuga ngo sibyo buri ikintu cyose ni akamenyero kandi ikintu cyose buriya iyo ufite umuntu ukuriye imbere kubwira ngo good night ariko uzi ko Kagara ejo bundi wambeshye nkabikeka ko umbeshye ariko nkicecekera Kagara warambwiye ngo na girlfriend ufite ariko umbwira Gatoma ntigeze numva n'undi muhungu wese utarakundwaho Yakubwiye ngo iki? yarambwiye ngo nyine ngo iyo ufite umuntu ngo mukundana musabye ko dukundana iyo ufite umuntu mukundana ngo ukamubwira ngo my heartbeat is it your heartbeat? Yeah, she's my heartbeat. aho ngaho amagambo ashize ivuga amagambo yagomba gushyira ivuga ariko gahunda ni yayindi mwana kuvuga ngo ubundi muri weekend ntabwo uzadohoka gahunda iracyari nta gikwe cyangwa iracyari nta gikwe cyangwa kirahari uyu ngubu none ni ukuvuga ngo uyu mugore kabihakana ya mugore umugabo nimba kwemera ukaba wakana igikwe ugaterwa amazi uretse ngo mbwe sibyo ntabwo hakana no guhari sibyo uyu munsi naje kugira ngo tubishyire mu bikorwa gusi ko murana ngo mashaka gusomana kana kumugisha sha Kagara ariko muhane bisi ariko kuko bivuze se ndabasabye ntabwo icyo gisa Kagara niba ushaka kubikonfirma bikaba client confirm yavaho yego siko babantu babirimo uzi ko babantu babirimo nuko erega ibintu byari urumva mujye mu mahambo muri byose Kagara ko niba babaye muremure uhagaze kuki ko niba babaye muremure abangize akabazo k'amatsiko uhagaze bamushakiye agatebe umugore wawe afata ijerekani ayitereke muri pisine kugira ngo uhagarare kwe ako kantu ukavumburyo oya nzi ko nta muntu uri bubibona oya ngenda washuranyibera ko oya maze iminsi yego wenda nshobora kwemera nkigira nk'aho nabibonye nkaba inkoma amashyi avuga ni Kagara yari yabaye muremure nuko byagaragaye ibyo nta kubyibazaho cyane ejo bundi njyanye nabyutse nabaye muremure mu nzozi zirimo nanjye nabyutse none nyine nsanga nabaye muremure zambaye nuko kubona ikintu mpagaze yego wenda wabaye muremure mu rukundo ariko nanone ahandi ho wa oya uko kundi kuntu kubwira abantu niba udashaka kubeshya abanyarwanda bawe kandi bishumi zawe ese ngo ndababwira gute babwiza ukuri icyo kintu uhagazeho bakita bati Kagara ruhakana unywa amazi murimo murakibona ndagutera jido kigu murimo ruhakana unywa amazi ndaguha jido aha reka amabwiriza ukuri none reka amabwiriza ukuri urababwiza ukuri cyangwa uheje rero njya nangwa rero urababwiza ukuri cyangwa ukuri reka amabwiriza ukuri reka amabwiriza ukuri muri gahunda y'uburinganire agenda uburinganire ni buki uburinganire ni ubureshyeshye uburenganire ubureshyage nese ko wasumbye ubwo ni uretse ari ubuse turabye uburinganire ubureshyanye ubureshyeshye ubwireshyeshanye ubwe biramo n'undi muri gahunda y'ubwireshyeshanye muri gahunda y'ubwireshyeshanye niyo turimo nyine agazanga kugira ngo oya usumba umukunzi umugore rega n'ubundi Korani iravuga
abagore bazagendera munsi y'ibirenge by'abagabo kugeza igihe cyose bazaba bakitwa abagore abagabo bakitwa abagabo. ugende naguha icupa ariko uryishyurire. bampa icupa ryishyurire. urakoze cyane. ugende naguha mama icupa Kagara arayishyura. uryishyurire ariko nakubwiye. ako Kagara uri umugizi wa nabi. Okay, ariko nari bireka dukomeze. ese Kagara ko uwo mukobwa ari umuyisilamu wiritegura kuba umuyisilamu? njyewe se yose ni iki ntatanga kuri wese. kuvuga ngo buri kintu cyose byanga. ese Kagara mubaze ko ndi munini n'uwo mukobwa akaba ari munini, niki wagendeyeho umuhitamo? nuko ari inzobe kundusha cyangwa ni unyurusa no kibazo mbone. n'abakunzi ba Kigali News Channel bumve niba ukunda abakobwa b'inzobe kurusha bibikara, kuko taye turangana, amabuno turanganya, amaboko turanganya, wenda icyo murusha ni imisatsi, kandi nawe abishatse yayitereka. mbwira ikintu wagendeyeho. akurusha gukunda mwana kuko nyine sibyo se. Kagara naba narigeze ngukundaho ngo ubone ko ntazi gukunda. ntabwo bizi senya mbeshye abanyarwanda. ukurikije uburyo nabikubwiye bwa mbere wabonye ntabasha gukunda. Liza ntabyazi. Kagara ubu nakwanga akakwica. oye no ubundi uranyanga gute? ariko Kagara n'ubundi nta yindi mpamvu, n'ubundi niba umuntu nkatiye nta zindi choice nta n'iki. ariko Kagara hari ikintu kimwe ncakumenya. reka ngusobanurire. hari ikintu kimwe ncakumenya. kamaze ngusobanurire tayo wawe. nyine wumva ikintu kimwe ncakumenya. ufite ababyeyi? njyewe kubera iki? kubera ko ncakumenya niba uwo mukobwa bamuzi. ugiyeho ntabwo wabura ko ntabwo twafite ku biti harahari. ufite ababyeyi? niba rero ufite ababyeyi uwo mukobwa baramuzi? ngo numve niba ngira icyizere cyangwa ngitakaje. yego baramuzi. baramuzi? ndagitakaje kabisa. ihangane rwose. ahangaha nta icyizere. ase ubundi kamaze nkubaza. ese reka noneho tuganire na madamu. ese ubu ni madamu cyangwa ni girlfriend? ni madamu. yareze kuba girlfriend, yareze rwego rwo kuba madamu. naringije ngo byibuze aracyari girlfriend, ngo numve ko nabwo mfite shanda cyatrayinga my best ariko byanze. ese mwarasezeranye Kagara? mwarasezeranye? ngo wagutumira uwantumira? oya uwo murenge wo nawe wica byo biroroshye. ahubwo ngereka ngani madamu wawe. madamu Kagara umeze neza? bakuri na cyiza. ndababaye birancitse ntabwo mba bikubwira imbere ya Kagara. umwana ufite amaso nk'ahangaha sibyo? umwana uteye gutya umeze neza. n'ubundi birancitse ntabwo mba bimubwiriye imbere yawe. mu Rwanda ubundi ahantu uri wamubona? namubona. Kagara ushatse kuvuga ko ntabwo ari nka byawe n'ibigenda byihirika. ari we wa mbere akaba n'uwa nyuma muri Kigali? uyu nguyu umva aribanziriza akanikurikira. aribanziriza akanikurikira. oya vuga ngo za aribanziri. niba ari byo vuga ngo za ari akanikurikira. Kagara uyu mukobwa wa ruta Herode Queen? Herode Queen tuba ndi umukobwa ahubwo se ku rwego rwanjye namukompera nari hano. umugore wa Kagara aranze abayibamba, umugore we abaye danje. Rihana none se ubu Kagara ni nk'igiki basi nakora cyangwa se undi muntu uwo ari we wese utari njye yakora ukareka uwo mukobwa? nkamureka ngo ikintu wakura nkamureka ntukunyica nta kintu. ufite gahunda yo kugiye guhangana nawe? none uramutse upfuye wabwirwa n'iki ko wamuretse? uramutse upfuye wabwirwa n'iki ko wamuretse? Nimba nawe napfuye none se gupfa ni iki? ko wari uvuze ngo ndamutse gupfa ni iki se Kagara? wowe dusobanurire twe ntabwo tukizi ko nyine uravuze ngo aravuze Liza ngo ndamutse mpfuye nahita amenya ko namuretse. umva nyine arya witwa Asma. reka nkubwire Kagara avuze ko icyatuma amureka ari uko yaba yapfuye. ese Kagara wakagarama ku giti we wakumvishe natwawe mwana. uwo madamu uretse kumufata mbaze mbabaze. ibi ni ibitotsi by'uko agize ishyari. ntabwo ari ishyari. none ni iki? Kagara ndakunda ko nihanganye pe naretse gupfu. umva se nkubwire nkubaze byibuze
uyu mukobwa afite wowe niyo mpamvu wagize yo gukunda Kagarara? Okay. Ni iki cyatumye ubona ufite impamvu yo gukunda Kagarara? Mfite impamvu nyinshi kandi zirenze impamvu ya mbere, abantu bameze nka Kagarara baba bumva nta wabakunda kandi nabo bafite umutima, sibyo? Icya kabiri, iyo umubonye mu nzira benshi baramusuzugura kandi ntabwo bazi ko keya zose ariho zirengeye, sibyo? Ni umugabo urusha abandi ubuterere, urabona ko nawe ari outfit, sibyo? Afite outfit kabisa. Wamubonye Kagarara? Wamubonye Kagarara? Ariko tubona twa Kagarara mana yanjye. Mwongera umuzana ari koga. Kagarara iyo uza kuba muremure ukaba n'umukobwa wari kugira nyashi. Nyashi na nyuma. Nyashi ngo nyashi na wadi. Wagusubiza. Abanyarwanda bazi yuko uri umuntu ukunda guhangana mu bintu bijyanye no guterura, mu bintu bijyanye no gukoresha na sport, mu bintu by'amasiporo. Uri kumva niki tudaherutse kukubona hari umutumirwa mukorana? Niki wararikira abanyarwanda? Ese hari uteganya kongera gutumira, bimeze bite? Cyangwa warakanzwe tubimenye nabyo? Ngo kuvuga ngo mu minsi igiye kuza undi mutumirwa mushyashya arahari, ariko no kuvuga ngo ntimujya muvuga ko mfite santimetero 50, n'ubu bafite santimetero 20. Ni ukuvuga ngo ndamureba gutanga mureba mu mutwe. Uravuze ngo ugiye kuzakubita uwusumba? Iyo mpagaraye mureba mu mutwe ni ukuvuga ngo noneho ni mu mavi, urumva ni ugushyira ku muntu uzangahita mvuma. Uravuze ngo areshya n'isorori y'abakene? Ni ukuvuga ngo mwebwe muzaye muri maso Kagarara aho hantu nzahaba. Ari umugiro. Nuramuka ukubiswa Kagarara, nuramuka ukubiswa, nuramuka ukubiswa waririze isi isanzure byose ngombwa igikwiye ishongore y'umusengo decision maker. None se uwo mutumirwa tumwitegura ute? Umutumirwa mube maso, ahubwo twizere iki? Kagarara twizere ko umutumirwa azagaragurwa mu ivumbi, cyangwa twizere ko Kagarara bazamukubita amarira agatosa ubutaka bakakuvuruguta mu byanda by'amarira yawe? Kwigaragura mu ivumbi se gusa. Tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro twari turimo kuri Kigali News Channel. Reka nshimire abatumirwa banjye. Kagarara wakoze kuza. Asante sana. Wakoze Jona, wakoze kwitabira ikiganiro. Namwe mwakoze kudukurikira. Ni ukuri kw'Imana, nanjye reka mbajoyininge. Nawe